This is Family Table TV. Ikaze nanone inshuti bakunzi ba Family Table TV, twizere ko mumeze neza aho muri hose, mwese urabishimiye kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro cya Family Table TV. Uyu munsi rero nkaba nifuza yuko Dr. Anicet atuganiriza ku isuku y'umwana w'umukobwa w'umwangavu watangiye kubona imihango. Wenda mushobora kuvuga muti ariko ibi ngibi ni inshingano z'ababyeyi, barabibwiye abana uko bakwiye kwifata, uko bakwiye kwigirira isuku, uko bakwiye kwitwararika. Ariko burya nkunda kubabwira ni kwiga ni uguhozaho. Birashoboka yuko ubumenyi Anicet agiye kudusangiza nta handi wabwumvise, birashoboka ubwo bumenyi bukaba bugiye kwiyongera kubwo usanganywe. Reka rero tumuhe umwanya. Anicet, tuguhaye ikaze nanone kuri Family Table TV. Murakoze cyane, nsuhuze n'abadukurikiye bose, abakunzi ba Family Table TV. Umunsi nabazaniye agaseke gapfundikiye, nta kandi rero nuko ngira ngo tuganire ku isuku navuga idasanzwe y'umwana w'umukobwa uri mu gihe cy'imihango. Igitumye tugiye kuganira ku iki kintu ni uko buriya isi yose yafashe gahunda yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'isuku yo mu gihe cy'imihango ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka. Akenshi abantu ntibakunda kuwumenya, ariko buriya nagira ngo abadukurikiye bumve ko buri mwaka ku itariki 28 Gicurasi ari umunsi mpuzamahanga wahariwe isuku yo mu gihe cy'imihango ku mwana w'umukobwa ndetse n'umugore. Kubera iki rero uwo munsi wafashwe gutyo nk'umunsi udasanzwe? Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, navuga ko ari n'umunsi uruta iyindi yose, kuko buriya ubushakashatsi bwagiye bwerekana ko buriya isuku yo mu gihe cy'imihango idakozwe neza, abantu batakaza ubushobozi ndetse n'ubukungu ndetse n'ibihugu muri rusange. Imibare twabonye yo muri Minisiteri y'Imari hano mu Rwanda yatugaragarizaga ko mu Rwanda dufite abagore n'abakobwa bajya mu mihango bari kurenga miliyoni 3, hafi miliyoni 4. Bwakozwe ryari ubwo bushakashatsi? Ni imibare igaragara bahereye ku byiciro by'abaturage, ku mibare y'abaturage igenda izamuka, no bakaraba bari mu gihe cy'uburumbuke kuva ku myaka 15 kujya ku myaka 49, ugasanga barenga miliyoni 3, miliyoni 3 n'igice gutyo. Ibiro bigaragaze ko hari abantu benshi bo kubajya mu mihango, ariko imihango y'umugore cyangwa y'umukobwa igakurikirwa navuga n'ibimenyetso bimwe na bimwe bishobora gutuma imirimo yakoraga ihagarara iyo atitaweho. Aha bijya bigaragara ko nk'umukobwa uri mu mihango hari igihe ashobora gusiba ishuri, cyangwa umugore uri mu mihango akaba yasiba akazi atabonye ibikoresho nkenerwa kugira ngo ya suku igende neza. Abantu bakunda kubyibeshya, wenda bakavuga ngo igikoresho cy'isuku y'imihango ni cya gitambaro abantu bakunda kwita kotegisi, ariko buriya ibikoresho nkenerwa kugira ngo isuku y'imihango ku mwana w'umukobwa igerweho twabishyira mu byiciro bitatu. Buriya isuku ya mbere ni ukoga umubiri wose n'amazi meza n'isabune. Buriya isuku y'imihango ikomeye cyane ni ukoga umubiri wose. Byumvikane rero ko umukobwa, umugore akeneye amazi meza n'isabune bihoraho kugira ngo abe yashobora koko gukora isuku y'umubiri, ndetse n'aya maraso agenda amusohokaho abe yakoga kugira ngo yamusigayeho aveho agire isuku nziza. Kuko iyo isuku itagenze neza, umuntu hari igihe agira impumuro mbi, no kujya mu bandi akaba yagira ipfunwe. Impumuro mbi urayitagatifuje. Ari nayo mpamvu usanga tujya dusanga hari nk'amadini amwe n'amwe atemerera nk'umugore mu mihango kujya aho yajya gusenga ahandi bari. Hakaba ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'umuntu ariheza nko mu birori cyangwa ahantu abandi bari, kuko azi ko nta suku iboneye yabonye y'imihango ye. Ibyo ngiye nicyo bituma tuvuga tuti burya amazi meza n'isabune abantu bayagire koko, boge umubiri wose, banasirimuke bamenye ko koga umubiri wose ari ngombwa.
Ahangaha abahanga batubwira ko ubundi muri rusange umuntu yagombye koga umubiri wose kabiri ku munsi, mu gitondo abyutse na nijoro agiye kuryama. Ariko bakatubwira ko umukobwa uri mu mihango n'umugore mu mihango bagombye kongeraho nibura inshuro imwe bakoga niba umubiri wose gatatu ku munsi. Kubera iki? Kubera ko buriya kiriya gikoresho gifata amaraso y'imihango ubona kwita kotegisi cyangwa n'ibitambaro umuntu yakwibindisha, buriya ntibyagombye kurenza amasaha 8 biri ku mubiri we, kuko amaraso arimo aba yangiritse kandi kuko aba arimo imyunyungugu myinshi cyane hari agenda yangiza uruhu rw'aho ari gukora. Ndetse na kiriya gitambaro iyo gitinze ku mubiri naho gishobora guteraho navuga gutuma umubiri ubabuka. Nicyo gituma usanga buriya nk'ibitambaro abantu bakoresha isuku y'imihango bisaza vuba cyane, ni ukubera ya myunyungugu buri iri muri amaraso, burya amaraso ashaje apfuye aba arimo imyunyungugu myinshi. Ariko noneho na bitambaro nabyo ayo maraso agomeza ajyamo nabyo ntibigomba gutinda ku mubiri. Niba umuntu yagombye kurenza amasaha 8 atarahindura igitambaro gifata amaraso. Ubwo rero ko ahinduye igitambaro gifata amaraso muri masaha 8 yagombye no koga umubiri wose n'amazi meza n'isabune. Ko abenshi se bagira batya yari muri icyo gihe ugasanga aroga iriya myanya y'ububyeyi yibwira yuko ariyo nyine ifite ikibazo, mbese bitakwafekta cyangwa ngo bibe byagira ingaruka ku mubiri wose. Ngira ngo biriya ni ukwibeshya. Buriya isuku iragendana umubiri wose, kubera ko buriya aho umwanya uri habaye n'ibice biri hejuru yawo no hasi yawo. Ni ukuvuga ngo iyo woze ku myanya y'ibanga gusa ntiwoge ku nda hejuru hose, ibyuya biramanuka, iki byose ukiyanduza. Aho woze muri make naho ntihagirirwe isuku. Niyo mpamvu rero ujya koga umubiri wose kuva ku mutwe kugera ku birenge ari byiza ku mukobwa uri mu mihango, akogaye no ku myanya y'ibanga kugira ngo avaneho amaraso yajya amujyaho akoresheje amazi meza n'isabune. Utaravaho Dr. hari ushobora kwibwira akavuga ati ariko kugira ngo kuri iriya myanya y'ibanga hagire isuku nyayo n'isabune yayihakoresha. Koga imyanya y'ibanga koko navuga ko hari tekinike zo kubikora. Icya mbere ni uko tubwira abantu b'igitsina gore bose ndetse burya n'umwana w'uruhinja, iyo umuntu amukorera isuku yo ku myanya y'ibanga ndetse wenda niyo yakoze wenda yitumye, burya ugomba kumuhanagura uva imbere ujya inyuma. Ni ukuvuga ngo uva ku myanya ye ndangagitsina ujya ku kibuno. N'umuntu mukuru buriya w'igitsina gore niko agomba kwikorera isuku y'imyanya y'ibanga. Niba ari koza ku myanya y'ibanga agomba kujyana intoki navuga ziva ku gitsina zijya inyuma, ntakore ava inyuma ku kibuno wenda ajya ku myanya y'ibanga, icyo gihe aba yikwiyanduza. Ariko n'ikindi cya kabiri baravuga ati nk'isabune ndetse no kwisiga amavuta, abantu bakunda kubivugaho. Burya uko usiga ku mubiri usanzwe ahandi hose niko usiga na hariya. Aha byumvikane ko nk'abaganga tubuza abantu kujya kozamo imbere, kujya gukoramo imbere n'intoki cyangwa kujya kwinjizamo isabune cyangwa wajya gusiga amavuta ukayagusiga ucengezamo amavuta imbere mu gitsina cy'umukobwa cyangwa cy'umugore. Ni bibi kubera ko buriya ayo mavuta uri gushyiramo, iyo sabune uri gushyiramo, izo ntoki ziri kujyamo hariho mikorobe. Izo mikorobe rero zagenda zikagutera uburwayi, za infection tujya twumva ku bagore zihoraho. Ariko noneho buriya n'Imana yaremye uriya mwanya ku buryo navuga bwa gihanga utangaje. Buriya Imana irema uriya mwanya nk'ibarukiro w'umukobwa cyangwa umugore, hariya mu nda ibyara hari habera imibonano mpuzabitsina. Buriya Imana yashyizemo za mikorobe ariko izigira abasirikare bo kuharinda. Izo mikorobe zihari ntizitera uburwayi, ahubwo ni abasirikare bo kuharinda kugira ngo hatagize izindi mikorobe ziva hanze zikahaza. Iyo rero ushyize mu isabune, ya sabune irazica za mikorobe Imana haremanye, noneho yazica, noneho hakaza inshyashya zivuye inyuma zije gutera uburwayi. Cyangwa iyo ukorejemo intoki ujya kwangiza bya biremwa Imana yahageneye, nuko Imana yaharemye
ukajya noneho gushyiramo n'amazi n'iki byose ugashyiraho mikorobe zijya gutera uburwayi. Ari nayo mpamvu buriya usanga nk'abantu boga cyane mu myanya myibarukiro ngo bari gukora isuku wenda y'igitsina neza, niho bagira infection cyane kurusha abatahoga, kubera ko ariho ubwo ukujya kogamo ari uba uri kwangiza kurusha uko wahakorera isuku. Ariko abatwumva babyumve neza ko kutahoga nyine nabyo ni bibi, ariko ukamenya uburyo uhoga naho ugeze. Ikindi navuga nuko buriya mu koga, reka mbaho urugero, buriya uyu mwanya w'ibanga ubangikanye n'uriya mwanya wundi umuntu akoresha ari kwituma bikomeye. Uriya mwanya umuntu ari kwituma bikomeye tuzi ko havamo umwanda, n'abantu benshi twinukiriza tukareba hirya, ariko muzi ko hari ahantu hava uriya mwanda twinukiriza tukareba hirya, tituya twogamo ngo dukoremo ngo tuye kuvanamo ibirimo ngo tutaza kunukira abandi. Uko tubwira abantu rero ngo bakora isuku yo ku myanya myibarukiro, turavuga tuti uko twoga hari inyuma hava imyanda inakomeye cyane, ariko twoga n'imbere, kuko ntujya gukoramo imbere, ahubwo unyuze intoki inyuma n'isabune ukayisiga aho intoki zigera, no koga ukoga aho intoki zigera. Ni ukuvuga ngo no ku mwanya mwibarukiro ariko tuzatubigenza, ni ukoga ku myanya igaragara aho ubona utagiye kugira ibyo ujya gushakuramo imbere. Ikindi kintu navuga rero ku isuku rero y'imyanya cyangwa isuku mu gihe cy'imihango, isuku ya kabiri yo mu gihe cy'imihango ni kiriya gikoresho gifata amaraso y'imihango. Yego. Igikoresho gifata amaraso y'imihango kibamo ibikoresho byinshi cyane, habamo amoko menshi y'ibikoresho bifata imihango. Hari ibyo tuzi mu mujyi bita kotegisi, ubundi birimo amazina menshi nuko kotegisi ari ryo zina ryamamaye, ariko ni ibikoresho bikorerwa mu nganda, umuntu akacyambara rimwe akajugunya. Ibyo rwose ni ibikoresho byiza bikora isuku neza, iyo ucyambaye neza nturenze amasaha 8 twavuze, koko gikora isuku neza, ukaba wajya wanaseruka ukajya no mu bandi, kuko iyo wambaye kiriya gikoresho gifata amaraso, yambaye kotegisi neza, ushaka gukomeza imirimo yose wakoraga, niba ujya wajya ukazujyaho, niba wajya ari umunyeshuri ujya ku ishuri ujyayo, n'ibindi wakoraga rwose ntibihagarara. Kubakoresha ibitambaro bisanzwe, ariko abakoresha ibitambaro rero bindi nabyo birimo amoko abiri. Hari ibitambaro biba byaradozwe n'imashini, ku buryo wenda haba ari ako umuntu ashyira ku ikariso akakambariraho, akaba n'utundi yegekaho tugafatira ya mihango, natwo turakoreshwa iyo abantu batubonye. Hakaba n'ibindi bitambaro nabyo umuntu afata ari nk'ibice by'imyenda yashaje, nabyo akaba yabyibinda, nabwo bikaba byafata amaraso. By'ubwo ntago byagira ingaruka. Ariko ibikoresho byombi bimeswa, cyaba iki cyadozwe wenda n'imashini, cyangwa se iki wenda umuntu yakoresheje imyenda wenda yajya afata akayimesa akayibindisha, navuga ko isuku yabyo igomba kwitonderwa. Kwitonderwa gute? Bigomba kumeswa neza n'amazi meza n'isabune nyuma yo gukoreshwa, kandi byamara kumeswa neza n'amazi meza n'isabune bikanikwa ahantu hari izuba. Uriya muco tugira, abantu bakunda kugeraho kubyanika munsi y'ibitanda nk'abana bari ku mashuri, mu madushe, cyangwa mu madushe, muri toilette aho twogeye, buriya biriya sibyo. Buriya imyenda ikoreshwa ifata amaraso y'imihango, kimwe n'utwenda tw'imbere dukunda kwita amakariso, biba bigomba kwanikwa ku zuba, rikayumisha neza, kuko burya izuba ryumisha umwenda rikica n'udukoko turimo, twa mikorobe twaba turimo, ndetse izuba rigatera n'ipasi. Ahangaha rero abantu bagomba kubimenya, gukora iyo suku neza, ndetse bamara no kutwanika ku zuba neza, tumaze kwanikwa neza, tugashyirwa nko mu gasanduku cyangwa agafuka kabugenewe, gafungwa neza, katajyaho umukungugu, kugira umuntu azangira kugikoresha icyo gikoresho azayikoresha gitanduye, kitariho ivumbi, kitariho na mikorobe. Ikindi navuga ni uko buriya hari ukuntu usanga abantu bakoresha utwenda twashaje cyane, wenda ntibanatumese neza, cyane nk'abantu wenda navuga bafite amikoro make, badafite wenda n'imyenda wenda yo kwambara isanzwe ihagije, ugasaba bari kwitabaza utwenda wenda dushaje cyane, ntibandukore n'isuku neza.
ibintu biri mu bintu bishobora kugira ingaruka zo gutera infection, abantu bakaba bagira uburwayi mu myanya ndangagitsina, aribyo bya infection tuba dukunda kuvuga z'abagore, zikaba twibane kubera umuntu akoresha twenda tutameshe neza, tudasobanutse. Ari nayo mpamvu ko tuvuga ko kubona igikoresho nyacyo koko kigezweho gikora isuku neza byatuma ko umuntu ajyana n'ubuzima bwiza, akaba yakora n'imirimo ye neza, ntagire ibyo guhomba byo gutakaza cyangwa kutajya ku ishuri. Indi suku rero ya gatatu navuga abantu bajya bibagirwa ni isuku ijyanye n'ibikorwa remezo byo kugira ngo iyi suku y'imihango ko ishobore kuba yaboneka. Kugira ngo umuntu yoge umubiri wose agomba kugira aho yogera. Yego. Kugira ngo umuntu ahindure igikoresho yambaye cyuzuye amaraso bisa ahantu yihugika. Yego. Ngo ahindure icyo gikoresho. Naho abishyira. Naho abishyira. Niyo mpamvu tuvuga ko ibyo bikorwa remezo birakenewe. Niyo mpamvu dusaba n'abantu bashinzwe iby'imyubakire cyangwa imiturire ko bajya bibutsa nk'abantu niba yubatse nk'inzu cyane cyane nko mu giturage ko yashyiraho n'urwogero, urukarabiro ndetse wenda na toilette isa neza, kugira ngo umuntu wenda niba ari wenda yagiye nko kwituma agahindura n'igikoresho ntaba ari ahantu ahagaze ku biti bibiri afite ubwoba ko yagwamo imbere, ahubwo aba ari ahantu atuje ahabikorera ariko anatekanye. Ariko nuko twanavuze ko umuntu agomba koga n'amazi meza n'isabune, kuko hakaba naho umuntu n'ubwogero. Muri make urugo rwose rukaba rwagira ubwogero, kuko tuzi ko dufite ingo nyinshi z'abanyarwanda zidafite ubwogero, bacyogera hanze. Ugasaba umuntu arubaka inzu, yamara kubaka inzu agashyira wenda n'agatoilette kariri epfo mu rutoki cyangwa mu murima kure, ariko aho kogera hakabura. Ugasanga ya toilette ntisobanutse ku buryo wenda kuba umuntu yahinduramo igikoresho cy'isuku bigoye cyane. Ariko tunibutsa ko ahantu n'ahantu abantu bakorera akazi hari abagore n'abakobwa hagombye gushyirwaho ko nk'ubwogero, ku buryo umuntu wo ko niba ahinduye igikoresho rw'umubiri wose, ndetse abantu batangiye no kubimenya ko hagomba kuba n'ubwiherero, toilette z'abahungu, z'abagabo n'abagore zitandukanye, kubera ko burya abagore burya bakeneye ako kantu nyine k'umwihariko, kogera niba hari koko nk'igikoresho cyo guhindura agihindure neza. Ariko munazi ko buriya amaraso y'imihango ni amaraso nyine, buriya abagomba no navuga mbere yo gukoresha kiriya gikoresho kirimo amaraso kuyishyira ahantu yitaruye. Ari niyo mpamvu haba hakenewe ka kadobo umuntu akandagiraho umupfundikizo ukazamuka, watereramo no cya gikoresho kakongera kakifunga. Ibyo bikoresho birakenewe kugira ngo abantu uko babikoreshe neza. Reka ngaruke rero noneho ku kibazo navuga cy'ingorabahizi, cyane cyane ku mugore n'umukobwa wo mu cyaro. Umugore n'umukobwa wo mu cyaro akenshi bagaragaza ko ibikoresho byose bikoreshwa mu isuku y'imihango urabikoresha, cyaba iriya kotegisi ikoreshwa rimwe gusa barayikoresha iyo bayibonye, ariko baba batayibonye bagitabaza biriya bitambaro bamesa, bakajya nyine babimesa babisimburanya, ugasanga rimwe ntibanabikoze neza. Abantu rero bakavuga ko mu cyaro akenshi n'uyu mwaka wenda niyo navuga nicyo kintu abantu baganiriyeho, ukuntu mu cyaro naho bafashwa kubona biriya bikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ku buryo bworoshye, kubera ko hari amakuru meza twabonye abantu batari bazi. Buriya hashize imyaka 6 yose leta y'u Rwanda ivanyeho umusoro wa TVA ku bikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango. Nuvuga kuva mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2019 leta inama y'aminisitiri yemeje ko ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango bitazajya bitanga umusoro wa TVA, kugira ngo leta irebe ko igiciro cyagabanuka. Ndetse hari n'itegeko rya TVA ryashyizweho mu 2023 mu kwezi kwa 9, urumva rimaze imyaka 2, naryo ryaje gushimangira ko ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ko bitishyura umusoro wa TVA. Ibyo nibyo bikaba bigaragaza rero ko leta hari icyo yigomwe kugira ngo bakora ibyo bikoresho n'abicuruza bagabanye igiciro. Ariko abantu baje kutubwira ko akenshi usanga ibiciro bitagabanuka, ntibigabanuke hariya cyane mu giturage, ndetse hari na kotesi usanga zitahagira ku buryo bugaragara, buryo n'abantu bavuga bati hari n'abashaka kuzigura bagakora urugendo, kuko usanga iyo ugeze nko mu giturage kure
usanga hari nka butike wenda nk'icumi, ariko muri izo butike 10 ugasanga nk'ebyiri gusa arizo zikucuruza kotegisi. yego Ikindi nacyo batubwiye ni uko abagore cyane bari mu miryango wenda itifashije, usanga bafite akantu bita mituyu. Mituyu ni ukuvuga ngo kari agapaki ka kotegisi uwo tukabona, buriya mu giturage bo baragafungura akajya akagurisha, umuntu akajya agura kamwe, aga PS kamwe, akaguramo agatambaro kamwe wenda 200 cyangwa 250, akagakoresha yarimbye, kakaba ko kurimbana igihe agiye mu misa, igihe agiye mu bukwe, naho ubundi yaba ari mu rugo akigarukira kuri bya bitambaro. Ariko tukiri kuri ibyo bitambaro Dr. Isuku yabyo nayo irakemangwa, kubera ko imihango ubwayo hari igihe iyo igitangira cyangwa se inarangira, hari igihe haba harimo hari igihe ziza zinyerera, iyo igitangira se cyangwa inasoza. Nkibaza rero kugira ngo umese cya gitambaro kugeza igihe bwa bunyereri bushiramo, ntekereza yuko wenda ahangaha mu buryo bwo kurushaho kugira isuku, hari abantu batekereje cyangwa ababikoresha bagatekereza no kubiteka kugira ngo bizere yuko isuku yabyo ari nayo suku y'imyanya y'ububyeyi yabo iri protege, irinzwe mu buryo buhagije. Nibyo koko ibyo uvuga nibyo. Buriya ibitambaro bimeswa tubyibazaho cyane uko buriya isuku nyine cyane iyo tugeze mu giturage iriya mu cyaro, isuku iragoye kuko no kubona amazi kenshi ahagije usanga ari ikibazo, ahagije kandi afite isuku, niyo sabune y'igihe cyose. None ugasanga ko kumesa uriya mwenda kandi warashaje wuzuye warataye ibara, ugasanga ko ni ibibazo bikomeye cyane. Ari nabyo wenda rimwe nk'abagore bo mu cyaro batubwira ko akenshi bagira ziriya za infection koko kubera gukoresha imyenda idasobanutse. Niyo mpamvu rero akenshi tuvuga tuti umwenda urimo amaraso, ubu ni nk'abaganga buriya nk'imyenda yo kwa muganga irimo amaraso ntibayimesa gusa n'amazi n'isabune, bashyiramo indi miti yo kugira ngo yice na za mikorobe cyangwa n'ariya maraso aveho neza. Ni ukuvuga ngo rero kuko isuku koza kari agatambaro bishobora kugorana ntigake neza uko kakagombye gucya. Ari niyo mpamvu koko nk'uko leta yigomwe uriya musoro, koko abantu bagombye kureba ukuntu n'abazikora n'abacuruza za kotegisi zaboneka, kugira ngo abantu bakoresha navuga igikoresho gikoreshwa mu isuku y'imihango ariko cya gisirimu. Muri make tukareba ukuntu twasirimura n'umugore wo mu cyaro n'umukobwa wo mu cyaro akabona akakoresho k'agasirimu ka kotegisi asanzwe arimbana, akaba yakabona igihe cyose n'igihe ari mu rugo akaba yagakoresha. Kuba bavuga ngo barakarimbana ni ikivuga ko ari keza nyine, ariko navuga gakora isuku neza, kuko akambara yagiye kwa muganga, agiye mu misa, agiye mu birori, bibona ko kurimbana igihe yambaye n'umwenda mwiza. Bivuga ngo akabonye igihe cyose rero koko byahindura ubuzima bwe, byamusirimura, kandi iyo umuntu asirimutse koko burya hari n'ukuntu no mu mitekerereze agenda asirimuka no gutera imbere bikihuta. Buriya ababyeyi n'abantu bakuru muri rusange barasabwa ko iki kintu cy'isuku mu gihe cy'imihango kitakomeza kuba ikintu abantu bavuga mu mfufu, ahubwo bakivuge ku mugaragaro, kugira ngo umwana w'umukobwa abone amakuru hakiri kare, kuko imihango niza ntazatungurwe abe yagira ngo wenda ngo ni ikintu kidasanzwe, kuko iyo abyakiriye niho koko binagenda neza, akamenya koko n'isuku agomba kuyikora neza yarabibwiwe. Ikindi cya kabiri ni uko iyi suku mu gihe cy'imihango umuntu wese yayigiriye, tibi y'umugore gusa. Usanga mu muryango nyarwanda iyo umwana w'umukobwa agiye mu mihango ajya kubwira nyina gusa, ntabe yabibwira se ngo ntibimureba, n'abasaza be ntibabimenye. Ariko burya imihango umuntu wese yagombye kugira amakuru, n'umugabo n'umuhungu akagira amakuru akamenya uko bimeze, kugira ngo amenye uko afasha mushiki we, cyangwa umugabo amenye uko afasha umugore we igihe agize isuku mu gihe cy'imihango, cyane ko twabonye ko iyi suku idakozwe neza umuntu yigumira mu rugo agasiba ishuri cyangwa agasiba akazi. Ikindi ni uko tuzi ko mu muryango nyarwanda
akenshi usanga umugabo ari ufite ubushobozi bw'amafaranga. Akenshi usanga nubwo turi muri politike y'uburinganire n'ubwuzuzanye, ariko usanga tugifite aho umugabo ko kagifite imbaraga mu gufata ibyemezo. Iyo rero atafite amakuru ahagije ku isuku mu gihe cy'imihango, byumvikane ko atazagurana cya gikoresho gikenewe n'umukobwa cyangwa n'umugore wagiye mu mihango, kuko bikaba byatuma adakora imirimo y'uko yakomeje kuyikora kubera yabuze igikoresho. Ari niyo mpamvu tuvuga ko aya masomo, aya makuru ku mihango si ay'igitsina gore gusa, ahubwo n'abagabo baba bagomba kubimenya kugira ngo bafashe bashiki babo cyangwa abagore babo kubona biriya bikoresho. Turagushimiye Dr. Anicet ku bumenyi udusangije buzagirira akamaro benshi. Twizere ko rero like mwamaze kuyikora mukaza gusangiza abandi iki kiganiro, hanyuma n'ibitekerezo byanyu nabyo mukabicisha muri commentaire. Ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka, tuzongere ubutaha. This is Family Table TV.